Ese wigeze ureba igihe umara kuri telefoni yawe buri munsi ugasanga ni amasaha menshi, ariko ugasanga nta kintu na kimwe gifatika byaguteje imbere mu mafaranga cyangwa mu buzima bwawe? Abantu benshi baba imbata za telefoni zabo, ariko abantu bake nibo bayikoresha nk'igikoresho cyo kubaka ubuzima bwabo. Ikibazo si telefoni, ikibazo ni uburyo uyikoresha. Muri uyu mwanya tugiye kureba uburyo butanu bwo guhindura telefoni yawe ikaguhesha amafaranga aho gupfusha igihe ubusa. Icya mbere ni uguhindura abo ukurikirana, your feed. Ibyo ureba buri munsi nibyo byubaka imitekerereze yawe. Niba ukurikira ibintu bidafite akamaro cyangwa bigutera kurangara, ubwonko bwawe nabwo butangira gutekereza nkaho nta ntego ufite. Aho niho ugomba guhindura telefoni yawe ukayigira isoko y'ubumenyi. Kurikira abantu bigisha, abacuruzi n'abatanga inspiration ifatika. Ikindi kintu ni ukwiga ubumenyi bushobora kukwinjiriza amafaranga, skills. Aho kumara amasaha ureba ibintu bidafite icyo bigufasha, jya ukoresha telefoni yawe wiga ibintu nka digital skills, marketing, content creation cyangwa se n'izindi skills zishobora kugufasha kwinjiza amafaranga. Telefoni yawe ishobora kuba ishuri ryawe cyangwa igikoresho cyawe cy'akazi. Mu buryo bwa gatatu ni ugucunga amafaranga ukoresheje app. Hari porogaramu nyinshi zigufasha kumenya aho amafaranga yawe ajya n'uko uyakoresha. Iyo uzi uko amafaranga yawe agenda, uba utangiye kuyagenzura aho kuyoborwa nayo. Iyi ni intambwe ikomeye iyo kuva mu bukene ukajya mu gutekereza nk'umuntu wubaka ubutunzi. Icya kane ni ukubaka umuyoboro w'abantu bakugirira akamaro, networking. Telefoni si igikoresho cyo kwidagadura gusa, ni ikiraro kiguhuza n'abantu bashobora kugufasha mu iterambere ryawe. Tangira kuvugana n'abantu bafite aho bazakugeza, basaba inama, wige kandi wiyubake mu mubano w'abantu bafite intego. Umuyoboro mwiza ushobora guhindura ubuzima bwawe vuba kurusha uko ubyibwira. Ubuhanga bwa nyuma ni ukwiyigisha kugenzura igihe cya telefoni. Si uguhagarika kuyikoresha, ahubwo ni ukuyishyira mu mwanya wayo. Shyiraho igihe cyo gukora nta kintu kikurangaza. Uzimye notification zitari ngombwa kandi wige kuvuga oya ku bintu bikurangaza. Iyo wize kugenzura telefoni yawe, uba wize kugenzura ubuzima bwawe. Telefoni yawe ishobora kukuzamura cyangwa ikakumanura, byose biterwa n'ukuntu uyikoresha. Niba wiyemeje kuyibyaza umusaruro guhera uyu munsi, andika ndi umuyoboro muri comment. Reka duhurire muri video itaha, kandi ntiwibagirwe gukurikira Benados Click Diaries, ukora subscribe, comment, share, like ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tujye tubana buri munsi.